Mefiboshetu umva inkuru nziza itanzwe na Siba. Tera agasonga bugari nkubwire amakuru meza ava ku mwami. Arabaza ati mbese hari uwasigaye ategereje yihanganye mu nzu y'Imana atigeze yishushanya ngo mugirire neza kubwa Yonatani, ngo mubere akabando kamusindagiza aviro de bari, ngo mubere akabando kamusindagiza aviro de bari. Aracyari umwana wa Yonatani usuzuguritse cyane witwa Mefibosheti aba mu rugo Irodebari komaki. Haracyari umwana wa Yonatani usuzuguritse cyane witwa Mefibosheti aba mu rugo Irodebari komakiri. Sasa wowe wibaza gusuzuguritse imbere y'Imana n'abantu, ndetse ukanabyiyumvamo n'umutima ukabikwemeza, ndetse ugashiraho n'akadomo. Dore wiyo muriryoheye Imana ihita inyura mu gikari ikikorera utuntu twayo mw'ibanga rikomeye, kuko yarirahiriye ko icyubahiro cyayo itazagiha undi habe na rimwe. Umuntu nkawe rero aba ari shuwadiru, kuko icyubahiro cyayo niho kigaragarira. Haracyari umwana wa Yonatani usuzuguritse cyane witwa Mefibosheti aba mu rugo Irodebari komaki. Haracyari umwana wa Yonatani usuzuguritse cyane witwa Mefibosheti aba mu rugo Irodebari komakiri. Uhereye ubu kugeza iteka azajya asangira nanjye ku meza imwe. Uhereye ubu kugeza iteka azajya asangira nanjye ku meza imwe. Mefibosheti uhereye ubu kugeza iteka azajya asangira nanjye ku meza imwe. Muhe n'abagara uhereye ubu kugeza iteka azajya asangira nanjye ku meza imwe. Yonatani uhereye ubu ndamukunda kugeza iteka ndamuzi azajya asangira nanjye ku meza imwe. Yonatani uhereye ubu kugeza iteka azajya asangira nanjye ku meza imwe. Ndamukunda umwana